difficile bona ukuntu kari kwisetsa karyohewe reka nkubwire Shani attention ubundi ninde wakurose muri iyi minsi seba twayiki nkubito mwapfuye iki ku buryo umusimbuzi iriya mbwa y'umusega ngo ni motari seba twayiki ko ari motari ubundi bitwaye ngo bitwaye iki reka nkubwire uru rugo rwa Karangwa haramutse hinjiyemo Yesu we urandeba siki haramutse hinjiyemo umukwe ngo w'umumotari uretse kubasa bashugunye iyo ngiyo ko karora ninde wakaroza akakantu ko nkubituriya musore mwiza mupfiki asema musore mwiza ufite uburanga n'amafaranga siko ubu numva nakukubita nkenda kukwica niba nta bwenge ufite utari gutekereza neza muri iyi minsi ndaza kugushyira ku murongo wanyumvise asema yabatwaye iki ko kutambira uracyari muravuga wowe asoni none se ko ari motari ubundi bibatwaye reka nkubwire kandi yongiye ariko iyi telefone ndaza kuyikubikira urajya uvugana n'umuntu akunsabye menye ngo ninde muri kuvugana akubundi mama ndi umwana ku buryo mumfata gutya ese ubundi yabatwaye iki se basi wigeze uhura nawe basi uramuzi urimo kadoro ko kameze sema wansigiye telefone yanjye we ntago wantegeka mu rugo rwanjye wowe ntago urarengerana uracyari umwana imbere yawe iyi mbwa y'umumotari ndamutse yibonye uzi ibyo nayikorera buri wese azajya mabuja karame warize ngo netse ko yari inyamaswa bigeze hariya ntanganira kumva cyane rwose agahinda afite ndakumva kuki ababyeyi batamenya agaciro k'urukundo koko kubera iki batamenya ko ari amahitamo y'umuntu ugukunda motari nicyo aguhoye cyonyine bigatuma gukubita gutya nk'aho ari amashyirahamwe yaguteraniyeho mwabusha ndakwinginze buriya naguma nshaka kubona ugenda amaso yawe ibi bikuyeho nanjye bigeze kumbabarega nakundaga Karori iwabo batankunda baba bifuzaga umukobwa wize afite amashuri nubwo nabo rwose ntacyo bari bafite kirenze ariko
ikigaragara cyo ntabwo bankundaga nuko batankundaga gusa ariko wowe inkuru yawe irambabaje cyane nta naho bihuriye n'ibyanjye ntabwo humura uko byagenda kose ngenzi ahora ndi kumwe nawe sibyo uriya muhungu ntuzamwange kuko abantu batamushaka ubundi yabatwaye iki koko ku buryo bashobora kumfata gutya kandi nibyo nibaza ubundi yabatwaye iki abantu banga amahoro bose beste n'abakoze iki koko ese ubundi ko ari njyewe tuvugana nibo kuki njye bambangamira ibyo nanjye nibaza ku buryo bankubita gutya utari nkubitozo ugakubitwa n'inkuba twe twongere turire rimwe utari wacu sha mabuja arira wowe arira urira uko ubishaka wumva ko umutima uruhutse ntabwo uzongera kurira ubundi twabaguze iki gihe nabaguze iki ku buryo bambabaza binakakaye ndakumva kurira si umuti w'igisubizo ariko rira si umuti w'ikibazo pe iririre birashimishije cyane kuba tuvuye muri iki cyumba subona ntabwo igihe kimaze kukurambira kuri pe uwo murwara wakumbuye cyane pe uzi kuryama aho byamukumbuye ushanze neza ndabona murangije kuziga neza twazinze twatashye cyane narangeze abaze gato dusanze mu rugo numva mumeze mute se kuva ahangaha neza pe Imana irabikoze akabaraga n'ubundi ntako ariko uko biri turiyaranda tugere mu rugo turagerayo reka mvugishe dogiteri ndaje twitegure tugende sawa abakozi n'abanyarwanda cyubahiro niba ugiye kureba serivisi zo kwishyura dogiteri yatwishyuriye dogiteri yatwishyuriye amafaranga yose angana kuri yatwishyuriye niyo mpamvu utabimenya reba mama reka mbanze muvugishe numushimire Oui. Niriwe neza Niriwe neza cyubahiro. namenye ko mwabigenje Ibisi se kandi. bambwiye ko nashoboye kwishyurira mama nari nje kubashimira nabimenye banyeretse ko byagenze Biriya nta kibazo pe. Buriya nubwo ari mama wawe nanjye yambyara. Biriya nabikoze nk'uko nabikorera umubyeyi wanjye. ndabashimiye Ikindi hari imiti namwandikiye. Mugomba kumufasha akayifata neza. Kuko azajya agaruka turebe uko bimeze. murakoze
murakoze cyane Imana ibahe umugisha nta kindi nabona navuga keretse kubabwira Imana izabongerera ibisubizo aho mukuye nta kintu nakoze kandi nanjye mba numva nishimiye gukora hano mbese sinzi uko nabishyura umwenda w'ibyo mumfasha nta mwenda ntawo pe mwambaye hafi umubyeyi wanjye mwaramukurikiranye none yabashije no gutaha amahoro mukomeje no kunshyigikira no kuri Imana ibahe umugisha nawe bw'umugisha biriya byari inshingano zacu kandi nanjye umwankenera ndahari uretse no mu kazi ndabashimiye no kuri Imana ibahe umugisha nta kibazo uri umukozi mwiza kandi komereza kandi urwaza ubukira murakoze reka tujye gukurikirana uburyo twataha murakoze sawa byiza murakoze ntabwo icyubahiro Imana ndayishimiye kuba nongeye kugaruka ntabwo nzi ko nakongera gufata imbaraga nkagera narabaye heza rwose ndabona yuko ntari karame wiri guteze niriwe neza meze neza nawe umeze neza nanjye meze neza ni byiza none se nari naje kureba umurwayi Tereza yego urwariye mu cyumba 22 barushe kumusura gusa nsanze mu cyumba ntabarimo twari tubasibuye nimugoroba twabasezereye yaramajije koroherwa ntabwo nari nabimenye yagiye mu rugo mugabo murakoze yego ubwo turabasuzuma mu rugo namwe murakoze cyane sawa mugire umunsi mwiza sawa nawe umunsi mwiza Karibu. Injira. Mukobwa amafi meze mute turaba nyine tukabanya bigenda nagiye kwa muganga nsanga ngo barabasezereye Imana yakoze imirimo twatashye turi mu rugo kandi someze handi ndaho ubusore mfite akabaraga ndumva birimo kugenda biza ukurikije uko byari bimeze Imana ishimwe kandi yaratwaze kutuba hafi rwose nta kibazo mu rugo se baraho nabo baraho barakomeye turi mu kagaraje rero Komanda Jani. amakuru se meze neza Bite. Uzutongoranye ko kwe. nababuze kwa muganga Waragiye kudushaka.
nyine nahise ko mu makiriyo marabona ukuntu aza atunguranye umukobwa mwiza cyane rwose mwaganiriye se nibwo yari akihagera jani ijoro kazi utunguranye nyine cyubahiro arahari hape ntabwo yari yaza araza nko mu masaha nyine gutyo nibwo ari bugere hano ngoga kamema turakiriye umushyitsi se se wanamugana nabyibawe jani tuguhe iki oya bakiriza iki uzi se nihutaga kandi meze neza oya ntabwo bava mu rugo nta kintu ufashe oya ni ukuri nihutaga nyine Yashambwira. ngoga hari akantu cyubahiro nyine nashaka ko tuvugana niyo mpamvu nje aya masaha nyine nawe urabizi ko ntunguranye rero nzaza ubutanze basura ubutana kuri mutegereza amasaha yakoze mwamwumvishe reka tumuhamagare twasaba oya nta kibazo ubwo adahari nta kibazo kuri konti ntabwo rero wamvugishije oya nanjye agomba kuza kundeba mama rero atarakize se ndabona ameze neza anakuzashimisha ndadanje reka rero mbasike amasaha yakoze basi mugeze ku irembo ngoga mugeze ku irembo ingoma mabuja na n'ubu koko uzi ko uhebye nk'umuntu wakonejwe n'ibiyobyabwenge akabibura mabuja sha warikeyeho koko ni ukuri birambabaza kubona ubabaye gutyo pe naguma ashaka kubona ufite agahinda none se reba nk'abantu bose baryamye usigaye mu ntebe nawe ntabwo najya kuryama nk'usize hano si uko ko gukunda no kumenya ntabwo ndakumva rwose ariko nawe nyine wihangayika kuri urwo rwego wanze kurya wanze kunywa amata ibintu byose wabyanze ugiye gutuma mburara ntariye no gusinzira byanze ko nawe wicaye hano uryamye hano mu ntebe abantu bose bakunze no kubigenda ese basi nari nzi ko umunsi umwe azaba atantwaye ku ishuri cyubahiro nzirirwa nabuze amahoro nananiwe kurya no kunywa no kuryama ese ko cyari ukunguka bigenze gutya ni ukubera iki ese kuki nakunda gutya ntibimere wivuga gutyo nawe uri umukobwa mwiza pe sibyo ese bimaze iki ibyo bimariye iki ibaze kugera ku rwego wumva ku muryango wose nta kintu na kimwe uvuze mu gihe batari kumva agaciro ka feelings zawe ariko kibura gukunda